hanyuma namaze imyaka 20 ndi ikirimarima numva ariko kuvuga bidakunda, mpura n'Imana yogahoraho ubwayo turahura. Mumbwire ngo n'uyu munsi urahura nayo. Ubwo yakurinze ukaba ugihumeka. Sherewe ndirist for ibitarakwishe byarahombye. Tibiwi elisk. Oya ibitarakwishe cyagihe byarahombye. Imana inyihera kuvuga ababyeyi banje bahoranaga ipfunwe ryuko babyaye cyana gisobanye. Ubu none cyacana cyarasobanutse. Ariko Mana erega yakwimanye ntabwo ikurindije ata. Danso onewa connexion. Shadi bini wistaforia. Imana ndumva ihari. Hari abantu muri kuyumva ngo mwikize ngo irahari. Takidibi ere westafo. Wawesha irahari. Haguruka. Umwuka yambwiye ngo igisuzuguriro ngo ikikuvanyeho cyo kuva mu bwana kujya no ikikuvanyeho. Muvunya ngo kiragiye. Ngeze muri quartier aho bita Bitsibo, aho nakoze akazi k'ubukarani. Dayiwe ejo tutazahura mpetse akabaga karimo mashini kandi utagira ngo nyitwaye byo murimbo nize ICT ndayisike. Ntago wabihuza ndi gusimbiza na mashine wabihuza ubwo ngira ntakakantu ngira yewe ariko Mana mumpamara mubwire ngo ubwo tugihumeka ikaba yaratwimanye biracyashoboka. Tosa na wasi ubwo tugihumeka umva mama ubwo ugihumeka nubwo abana bari gutsindwa ariko mu kindi gihembwe bazatsinda bapfa ko bagihumeka. Ngeze muri quartier ndahagarara neza ariko ibirahure byose ndabimanura. Iyo umuntu akize vuba arabirata ndabimanura byose. Abaturage baza gushungera ndababwira nti mwabaturage mwe muri aho. IREMBO RYERA TV. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi. Ijana 24 dusome umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Zaburi ijana 24 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Ndababwira undi murongo turi busome nagiye nihuta namaze kugerayo. Haravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abariko abantu bari hano Kanserege cyangwa se bari hano Kacyiru bavuga none. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga. Murongo 3 haravuga ngo baba baratwize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwa kuri twe. Hanyuma ndashaka ko dusoma no murongo Zaburi ya 34 noneho umurongo w'8. Hari amagambo avuga ngo Zaburi ya 34 umurongo w'8 haravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Ndashaka ko musigarana ijambo rivuga ngo Imana yaratwimanye. Ngo yagize gute? Ngo yagize te? Murakoze cyane. Nitwa Habimana Vena. Hanyuma nezererewe kongera kubana namwe. Ni mu Nyakabanda niho nsengera kandi Imana yakoze ko yabararitse namwe. Imana yaratwimanye.
ntabwo biri bungore kwikanira cyangwa se kwitugatuga. Nabonye umubyeyi hariya madamu John, nge namusuye arimo asezera ku isi. Umuhanuzi ahanura mpari ndaho ngaho, aravuga ngo niyitegure gupfa, ngo niyitegure gutaha. Umwuka wera aranyongorera kandi mpita mbitangariza, dore nguriye umwuka arambwira ngo nintangaze ko ntaho azajya, ngo azasubira no muri korali. Ayirimo ntayirimo. Umwuka yanyongoreye arambwira ngo mbabwire ko ikintu kizabahiga icyo ari cyo cyose ntacyo kizabatwara. Dore umubare w'ibanga, reka tuyubahe. Ibizaduhiga bizagonga igikuta. Amaboko yakoresheje ikwimana cyagihe niyo yongeye igaruye muri amateraniro. Niryo tangazo mbazaniye. Muyobozi nkumara impungenge, hikanira udafite ibihe byiza. Derance Elias for data ndi kumva ari hano, mwikirize ngo arahari cyangwa ntawe. Data we sawa. Hanyuma namaze imyaka 20 ndikiri marima, kumva numva ariko kuvuga bidakunda. Mpura n'Imana yogahoraho, ubwayo turahura. Mumbwire ngo n'uyu munsi urahura nayo. Ubwo yakurinze ukaba ugihumeka. Sherewe ndirist for ibitarakwishe byarahombye. Tibiwi Elias oya, ibitarakwishe cyagihe byarahombye. Iyakwimanye igufiteho umugambi. Haleluya. Ubwo utaguye cyagiye ngo uve mu byizerwa, ikaba ikikureba neza, igufiteho umugambi. Mu minota nk'itanu murumva hari akantu karimo cyane rwose. Nimwumva ntako mujya mumwandikira, mumubwire ati turumva ntako. Diba anidizi with the ingi elas. Iya twimanye ifite umugambi. Ngo ifite iki? Ngo ifite iki? Narisomye nsanga rimwira ngo ibyo yibwira izatugirira ubwo tugihumeka. Ni bibi ngo ahubwo ni iki? Kugira ngo iturememo umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Ntizi ibiganza tuyipepera Imana. Imana inyihera kuvuga ababyeyi banjye bahoranaga ipfunwe ry'uko babyaye icyana gisobanye. Ubu none cyacana cyarasobanutse. Ariko Mana erega yakwimanye ntabwo ikurindije kumwara. Yubahe amaboko yakoresheje aracyahari. Ngo aracyageze ate? Muyobozi wanjye nge niyo ndimo nkoresha fundraising ntabwo sikoro nshyiramo, kuko iyi mvunika data arayibara. Tugira gucya tuyatambike. Digidibi iri gwiti wandrasi fo yanyongora arambwira ngo nubwo hari abantu bahigwaga ariko arongera abahishe. Kandi kasawa aniwaye ngo arongera agira ate? Mama haguruka. Haguruka. Dodidi bidiye enegozandra stifo. Ndumva icyerekezo kimanutse. Data we ndumva kimanutse. Data yambwiye ngo ahagaritse ikintu cyo gukenyuka. Ku itariki 6 z'ukwa 9 arabihagaritse
kandi atangaje itangazo ryiza ry'uko uzarama. Abivugiye hano Kacyiru. Genda upange imishinga yawe irambye, ntaho wenda kujya utarasaza ngo ugire imvi. Ujye wireba uzibone. Iyakwimanye cyagiye yongeye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye we. Mana we, paka ani was for. Ya kubirenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye we ntabwo ariyo natahanye. Kubibirista fo shoronze nema karame mwa. Ayiwe ntabwo ariyo natahanye. Ndabyibutse ntabwo ariyo natahanye we. Erevania umwuka anyongoreye ko Imana yagukirije ibirozi inshuro 87. Shadrance for. Nta murozi ubaho uzakwica cyagihe ubwo butakwishe. Umwuka yanyongoreye ni 80 inshuro 87. Uwera yanyongoreye arambwira ngo nta burozi buzakwica kandi ntabwo uzigera wicwa n'amahembe. Si uko ataje, yaraje. Yanyongoreye arambwira ngo yaraje, ariko kandi iyakwimanye cyagiye. Mwikirize ngo irongeye. DDB Eli witwa Imana. Tugaruke gatoya. Murahari cyangwa mwagiye? Noneho rero cyana bavugaga bati ni cyakiragi. Mukecuru ati mama kiragi ubu byaje guhinduka, asigaye atambuka ngo ni mama ngo wa mupastor. Ariko man, hanyuma munyemerere ngarukire hano ubu buhamya. Ngira n'ubundi buhamya bw'ukuntu nanyweye icyayi natunzwe n'icyayi amezi 9 cya mukaru. Ubu niyo mpamvu abo nsura iyo nisanzuye mu bwiza ukuri ko ntanywa icyayi cyamvuye ku nzoka. Nakoze akazi ko mu rugo, hanyuma nareraga abana bagera kuri 4, ariko mabuja akagira undi mwana wazingamye niwo najyaga mpeka ku isabato. Ariko ntago Imana igira isoni, naba mpetse ako kana nkumva ijwi ngo nzubahwa. Iyakurinze ifite ikikurindirije. Haleluya. Munsabire ntapfira hano. Ndashaka kujya mbwiriza gace ariko navuga Imana ikururuka. Yanyongoreye irambwira ngo hari abantu basuzuguwe ngo ariko iyabimanye irakibakuraho. Payiste erewento bi erai irakibakuraho. Kandi nubwo itaboneshwa amasasanzwe ariko irahari. Mwikize ngo igize gute? Hari abantu nka 4 bari kuyumva ukavuga uti njyewe ndimo ndayumva. Muhaguruka mutere haleluya. Mbabaze sanukurura mpetse umwana wa mabuja n'agashora k'umweru na gurude y'igikoma ngenda nsimbiza. Ubihuze ko uyu muntu ashobora gutwara imodoka akava hano akajya i Butare
agenda ndagira acyayigarura. Hari akandi gashya mutazi mperutse kujyaho mvuka, aho nasuzuguriwe, aho nakoraga akazi k'ubukarani. Ndagira nte ngenda nitwaye, abakire bagenzi banjye barimo hano barihangana. No, they go deeply in wisdom. Iyo umuntu akize vuba arabirata. Danso on one connection. Shadi bini wistaforia. Imana ndumva ihari. Hari abantu muri kuyumva ngo mwikize ngo irahari. Takidibi ere west for. Wowe sha. Haguruka. Umwuka yambwiye ngo igisuzuguriro ngo ikikuvanyeho. Cyo kuva mu bwana kujya no ikikuvanyeho. Muvunya ngo kiragiye. Ngeze muri quartier aho bita Bitsibo, aho nakoze akazi k'ubukarani. Dayiwe. Ejo tutazahura mpetse akabaga karimo mashini kandi utagira ngo nyitwaye byo murimbo nize ICT ndayisike. Ntago wabihuza. Ndigusimbiza na mashine wabihuza ubwo ngira ndakakantu ngira yewe ariko ma mumpamara mubwire ngo ubwo tugihumeka ikaba yaratwimanye biracyashoboka. Tosa na wasi ubwo tugihumeka. Umva mama ubwo gihumeka nubwo abana bari gutsindwa ariko mu kindi gihembwe bazatsinda bapfa ko bagihumeka. Ngeze muri quartier ndahagarara neza ariko ibirahure byose ndabimanura. Iyo umuntu akize vuba arabirata. Ndabimanura byose. Abaturage baza gushungera ndababwira nti mwabaturage mwe muraho bati turaho. Ese inahi wanyu ntabwo hakiri iwacu nino. Nta kanya kubuhamya navuye ibyumba n'amaguru nza n'igitsi. Uwanzanye yanshishije ahitwa Igikomero. Ndambuka turaza n'igitsi. Amaguru arataganga. Bamwe mu banzi nta munsi numwe muzambona narenzwe. Yanyimanye nkaba ngihumeka mpagacira ubuzima ingejejeho. Hari abantu tubihuje ngo bikirize ngo amen. N'abaturage mwe muraho bati turaho. Ahi wanyu biti ni natwe Kigali turaho. Ndababwira nti ntabwo abantu b'i Kigali dupfa gutinda ntimwegera inyuma ngende. Nsa n'uwijijisha nisubiza inyuma gato nta kincubijeyo. Icyo bita rivansi. Nagira ngo n'abadayimoni basigaye inyuma nabo mbakandagire. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi. Iyi Zaburi ifite ibice cyangwa se amapaji 150. Nicyo gitabo kinini muri Bibiliya. Kabiri, abantu benshi bakunda kucyitirira Dawidi, ariko Dawidi nuko ari ufitemo Zaburi nyinshi. Na ubundi harimo bene Asafu baririmbye indirimbo, harimo bene Kora. Ntabwo nshaka kubabwira amateka cyane. Nihabaho gukenera amateka y'ibitabo ndabishoje kubyigamo. Maze imyaka 6 nicaye ku ntebe y'ishuri ncoje teoloji. Icyo nifuza kubabwiramo ni kimwe, nuko data yatwimanye. Ngo yagize ate? Yatwimanye. Ese niyihe mpamvu Dawidi yaririmbye iyi ndirimbo? Impamvu ya mbere yari amaze kurokoka icumu rya Sawuli. Icumi rya hari amacumu abantu baguteze bazi ko bayagushita ariko mwamara kwimana.
bigeze bazi ko barangiza ubuzima bwawe, bagereranywa n'intare, bagereranywa n'amadubu, ariko Imana irakwimana. Igira gute yemwe? Kurikira wumve. Amaze kubona Imana imwimanye, ndashaka kubaganiza neza. Mbwirira uwo mwegeranya ngo umwuka ari hano ngo agende yumvisha buri wese. Nta musobanuzi wasobanura ngo byumvikane, ariko umwuka arasobanura. Mwikiza ngo amaze gukusanya ukuntu yahizwe n'ibintu byinshi, ariko Imana ikamurokora, Imana ikamwimana, nibwo yaririmbye indirimbo aravuga ati yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande, kandi iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri. Hari ibintu byagiye byasama, ariko Imana igashyiramo ibitaka. Hari ibintu byagiye byasama, Imana ikabibumba iminwa. Hari abantu mukiri hano ngo munyitabe amina. Ariko mbabazi, hari igihe umuntu ajya kubyara, umugome yavuze ko usibye no kubona akana na nyina ntataha, bose barajyana. Yajya kubona akabona Imana, amina, ariko bakabona iramwimanye. Nyina w'umwana agataha n'agahinja kagatahana, sa n'ukurura akubitanye n'uyu munyazi, none bagakubita n'agahetse, abameze nka mine yigenza. Bishatse kuvuga ko yakwimanye izanaguhagarikira ujye ubanyuraho mubisikane hari ibintu byakwasamiye, ariko Imana irahagoboka. Hari ibintu byasamiye urugo rwawe ngo birusenye, ariko Imana irahagoboka. Data we, hari ibintu byasamiye muri mwese. Ninde ufite abasekirite bagenda ku bana be? Arahari ngo uzamure sebwo bahaba yarenga umwe, wenda nabwo nuko ari Kacyiru. Data we, umwami niwe wimana n'abana banyu bajya ku mashuri bari muri interina, akabimana bakagenda, ukajya kubona ukabona barongeye. Burya haba habayeho ku mwami yabimanye. Hari abagwayo, hari abasarirayo, hari abatiga, hari abasimba, ariko umwami akabimana. Akagira gute? Twasoreje ku ijambo ryatubwiye ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha, akabakiza. Akagira ate? Mu minsi itambutse abantu baherutse kundoga, nari mu giterane kimwe, noneho nkajya mfata abakristo bafite ibirozi nkabifata ntizana atakira da. Ubwo nirinze kuvuga titire yabo. Ono habamo abapfunuka bariruka, ukabona apfunutse arirutse. Aba birutse baragiye bagishyira mu cyayi, babishyira mu biryo, babishyira mu bintu byinshi, barabinsasira ku buryo byancengeyemo hose. Ariko ibyo babikoze batazi ko hari umwami ujya ubamba amahema. Ntago mubyumvishije. Hari igihe umuntu avuga ngo yakurangije, ariko atazi ko hari uburinzi. Amahema ni uburinzi. Dansanewo onegora, ndasaba Imana ngo urugo rwawe Imana yongeye irubambeho amahema. Ndasaba Imana, ayiwe, hari abantu mukiri hano ngo munyitabe amina. Ndasaba Imana ngo ubuzima bwawe Imana ikubambeye ihema. Abana Imana ngo urugo rwawe wowe ubwawe na business rega yawe kuba ko ari Imana nabwiyibambewe.
mu izina rya Ndari. Uzi kugira ngo ubucuruza ka kantine nibucya mu gitondo ugenda usange karera bakibye. Ndasaba Imana ngo ibambe ihema. Sema amen. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Yarangiza akabakiza. Yarangiza uzi ko Imana ikwimanye ibintu biguhiga bizi ngo bizagushyikira cyangwa se uzabaho uribwa utaka, naho kumbi ikwimanye inarinda umudendezo wawe. Ntago muri kubyumva. Narisomye 3:10 nsanga ngo muvuge ko bene abo bantu bazagubwa ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iya twimanye idufiteho umugambi. Idufiteho iki? Umugambi. Ugira ngo se sindenga udafashijwe azashinga icyo cyumba. Mwakira ijambo ry'Imana. Yaramwimanye ntiyamwimanye. Yaramwimanye ibimushaka biramubura. Kumbi imwimanye imuteguriye intebe. Mwitabe ngo amen. Kabiri iherutse kwimana Saduraka, Meshake na noneho ahubwo abari bagiye kubatamo nibo bapfuye. Ba Saduraka bo bageramo basanga Kirisito arimo. Ariko ngo batemberamo bati Mana wadutabara. Uko baririmba umwami bikamuca batari ko ndeba abantu ngira ngo bahiye bakaba barimo bariri. Mu magambo ahimye byaje kurangira ategetse ko babavanamo, hajyaho gurupi bagenzura ngo barebe ko ubwo basanga ntabwo yabwahiye, basanga nta mwotsi. Ashyiraho itangazo aravuga ati bene aba bantu n'ubwoko butura ubwako. Ayo data we baramuyigeza bavuga neza. Baraki aravuga ati cyama ngewe nkipfira nk'uko buriya bwoko nkagira iherezo nk'iryabwo. Sawa. Hanyuma aba bahungu Imana irabimana. Imbaraga yakoresheje ikwimana ntago zayishiranye, hashyirirwa abantu. Mwikirize amen. Ego Mana yanjye narisomye ubwo nasimukiye mu rwa kabiri rw'Abakorinto 1:10 byavuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyagira gute, kandi twiringiye yuko izagira gute. Sanugiruke ngo izagira gute. Iyarinze abana bawe, iyakurokoye cya gihe, iyakurinze muri covid, iyarinze ubuhamya bwawe ntibupfe, abaguteze ngo uzaguka ugihagaze. Ego Mana iyakurinze 9:4 chore, iyakurinze yanzara, iyakuvanyeho babadayimoni, iyakwimanya cya gihe. Mumpoberero mumbwirire ngo abantu nibo barekera ariko Imana irakomeza. Niryo nsorejeho. Iyakwimanye izakomeza. Ntabwo ari ikigare, iyakwimanye izakomeza. Abarindiriye kuzamwara ntabwo uzamwara. Iyakurinze cya gihe izakomeza. Tozi wirima shayigo Elayi sasa muhaguruke tondi kozanimi Elayi shaladi widibiri wistafo shayigro tandazanama ndigwi enayi go tondi mindiko salawa aniwayi go
namenyesheje umuyobozi ko atagomba kunyandikira zamura ibiganza byawe amasegonda 80 mbiriki musubiremo ngo odihas mwami Yesu muvuge ngo turi hano tumaze kwakira izimano kandi twumvishemo ibintu bibiri twumvisha ko ujya utwimana kandi hagira n'ibiduhiga nyuma yaho ukatubambaho amahema twumvisha indi nkuru yindi bongeyeho kuya twimanye cyagiye turakoye cyagihe kwizongera tumenye ko ikomeje akazi muvuge ngo yaba kuri njyewe yaba n'abacu zamura haleluya ongera uvugire ijambo rimwe uvuga ngo mana yanjye ngusabye imbaraga shore gorome ngusabye imbaraga zo kujya nkubaha aho abantu bareba naho batareba ibizampiga byose bizampiga biciye mu nzira imwe Imana ibitatanyirize muri 7 urakoze ko mpaye imbaraga zo kunesha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma undeba nabi ndizeye ko ihema ryawe rimbayeho ko marayika rimbambyeho ibimiga ntibizambona mu izina rya Yesu amen. Mwe muretse kwicara hari abantu mukiri hano ngo munyitabe amen. Ndashaka ndumva hamanutse imbaraga murimo kuzumva ntago muzumva shayigidi pi elance for bransa yini here shayigrom umuntu wese uzi ko aterezwa imbaraga z'abadayimoni azamura ikiganza cye ntago uri bwirguza hano ndakoresha impano yitwa kwizera igibyara ibitangaza ndirukana izi mbaraga zose mu izina rya Yesu muvuge ngo izi mbaraga zagiye muvuge ngo byafashe and we stiff legos legrom hari abantu bafite indwara zidakira zamura ikiganza ukabuze ko ufite indwara idakira zamura ikiganza cyawe shini elais kam nwitsi zindwara mpesheje abantu ubuzima mu izina rya Yesu muvuge ngo ibirwara byagiye iyo bayita impano y'ibitangaza bera aniwaye dore nkawe mama wowe zamura ikiganza zamura ikiganza umwami arambwiye ngo gukije none wowe ubu kandi n'umubabaro ukomazemo imyaka myinshi aho kuvanyemo hari wando simbi elekondoro legoros for ndashaka no gukingura umuryango w'ubukwe ku basore n'abakobwa siki niba usenga iyakwimanye ntikwindije kuzishingira ikwindije ubukwe ukaba uri umukobwa uri umusore wifuza ubukwe zamura ikiganza cyawe kubisaba dayimoni badindije abantu mu izina rya Yesu nkinguye umuryango w'ubukwe kuri buri wese mu izina rya Yesu muvuge ngo byafashe iyo bayita impano y'ibitangaza byafashe munyitabe amen shani midistafo bidikidi wanama anas hari undi muntu ndaje nze hari undi muntu umwuka mpishuriye yagiye kubonabona
inzoka imeze nk'imwizungurije mu izosi. Ibyo ntabwo aba ari inzoka, umwuka ahubwo hari ibyo ambwiye. Nagira ngo azamure ikiganza cye. Ari hehe? Muvugira icyarimwe ngo ntawe uzabaniga. N'ubugizi bwa nabi umwuka yambwiye ngo ntawe abaye mw'iri teraniro afite umutima ushaka Imana. Nta mugomo uzamutinyuka. Kuko yabimanye irakomeje. Mwikirize ngo amen. Igeze gute? Muvuge ngo ibyari kuzabaniga byose bitaye agaciro. Hari umuntu udasengera hano Imana yambwiye ari muri kino gihano. Yayasenga abaza Imana ngo uremeye nzajya mu mahanga cyangwa sinzajyayo. Yaje abaza ayoboza Imana ari mahanga. Noneho muvugira icyarimwe ngo umwami akingure. Kujyayo kuzajyayo. Muvuge ngo azajyayo. Hari umuntu uri muri kiriya gihande. Kiriya. We muri we harimo ibibyimba kandi ngo yagize kwizera ko atazabaho. Arankundira azamure ikiganza. Muvugira icyarimwe ngo waha ibyimba we shonga. Shonga. Muvuge ngo byashonze. Iyo bayita impano y'ibitangaza. Chandra eregos for. Hano hari umuntu urimo kuribwa ibere, harimo umusonga ukomeye. Kandi kugira ngo atazamurira abantu 10, aherutse kugwirwa na kagasimba bita Marie Jose aryamye. Arashiguka. Arahangaha. Ni kugira ngo atazamura benshi. Zamura ikiganza cyawe. Igihe cyanjyanye n'utazamura ugumana ibyawe. Ngiye kubara kabiri nuraba utarazamura ujyana ishyano ryawe. 1 2 ugumana ibyawe. Hanyuma hari umuntu hano Imana ishaka. Takuguye oya hari undi ndetse mba ndeba naho ari nuko atari byiza gukora ku bantu. Dore hafi aha uzugotare mbese. Uburiya rero zamura cyane. Mwarimu haguruka. Hari igihe undarika ukagira ngo ni kumwe wenda abantu bacyatsa. Niba abantu biba bariba ariko n'abasenga barasenga. Impamvu nteye intambwe nkajyayo tuba turi kumwe n'abantu bagira ngo turi hano tucyatsa. Mugiye mudufasha mwuka navuga ikintu cyo wihuta vuba vuba. Teye intambwe uzanga. Siki. Data bashaka kugira ngo akize abantu. Pfukama aho ngaho. Muvugira icyarimwe ngo tumukuye ikuzimu. Muvuge ngo avuyeyo. Ubwigendere byafashe. Digrida andi kansanima dry sans. Hanyuma hari umuntu mwuka anyongoreye. Abarwaye sida ni benshi. Ndakoresha imvugo arahita yumva kubera umutekano wanjye uko nyivuga arahita yumva. Yandujwe n'umudemobe. Uwo mudemobe ntakiriho. Ntumumbaze ntakiriho. Imvugo mbivuzemo ari kuyumva kuko umutekano wanjye ntakiriho. Ntiwamumbaza simuzi. Yandujwe sida. Nagira ngo waratambuka zahanga. Ndashaka iyo sida kuyitwika. Nugira isano guma. Ndumva ikirere cyakingutse. Ubundi ku bantu tuziranye ngira impano y'ibitangaza. Yaje rero yakwimanye cyagihe. Mwikize ngo irakomeje. Tandika
iki erayi nagira ngo witambukane uzanga mbivuze mu izina ryabyo ariko mu bwenge kubera impamvu z'umutekano wanjye. Ndabara kabiri nuraba utaraza ndahita nsenga isengesho rigufiya nsoze. Dokarasi irigandrore iyi mpano y'ibitangaza yaje ntabwo binsaba kwikanira. Mutunge ibiganza hano. Shadibini fostakiniwi eregro sida sha muvuge ngo irahiye. Uyisukirira hano mu izina rya Yesu. Stafokidibini wistafo shandro irikaso dibini fo shayigro. Ntabwo ibintu biri hano byacika keretse ejo saa 5 kandi umwuka agira ubwenge. Muzamuri biganza bya zamava umwami Yesu. Umwuka wose utava ku Mana ntandukanye nawo ibimpiga byose nyuranye nabyo byahema rimbayeho yaba nge n'abanjye ibirwara byose bigenza n'ibigenza abanjye sa n'uvuga ngo ndabyiyambuye uhereye none umwuka w'ubukene ntandukanye nawo, umwuka w'inyatsi ntandukanye nawo, kandi uhereye none inzira ntanyuraga yitwa ko ari nziza sa n'utera intambwe uvuga ngo nyinyuzemo mu izina rya Yesu. Muvuge ngo uhereye none, muvuge ngo uhereye none ikintu cyose cyari cyaramfasheho ijambo sa n'uvuga ngo ndacyiyambuye. Sa n'uhobera abantu bane ubabwire ngo hari ibintu bimvuyeho kubera ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Stafo shayigoro sanso sanso wiridibini stafo. Haleluya haleluya haleluya. Abantu mukiri hano haleluya. Hari abantu batatu umwuka ambwiye abasinsaba ko baza hano. Hari umuntu watawe n'umugabo kandi amuta mu ibanga kubera umutekano we ntabwo muzana hano n'urwego arimo simuzana hano kubera impamvu mwuka agira ubwenge. Ibyo mbona byabangama simbikora nanjye, ahubwo umwuka arambwiye ngo uru rugo ngo yongeye kurusanasana. Pedika stafai. Hari undi muntu nawe uva bamuroza indwara yo kuva ari na mwakino gihande sinsaba ko azamura ikiganza mu masaha 3 ajya guhindura bya bintu. Noneho uwanyongoreraga ibyo yambwiye ngo uhinduye uyu munsi gusa, uyu munsi wirwa uhindura ejo ntibizongera. Pastor for shayigorom itakayaba shadibi erai. Icyanyuma mwami yambwiye ngo hari umuntu waje asengera cyamunara. Iyo cyamunara ntabwo ikibaye, hari inzira Imana iciye. Akira mikrofone ndashoje. Umuntu wese akomeza ayubahishiza abantu bateba naho bata yakwimanye cyagihe n'ubirakomeje. Kandi si ibyo byonyine inakubambyeho amahema, yaba wowe yaba n'abawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndashoje ntabwo nshaka gutinda, nkomereje hano harimo ibintu byinshi ntabwo nshobora, ntabwo bikunda. Nawe byaramurenze bagiye kubona babona ngo aragiye.
akira dobi kastafo shayigrom. Hanyuma umwami yambwiye ngo abagizi ba nabi bari bagiye kuzaguca ukuboko. Ibyo none nibwo de pastafo nibwo umwami abivanyeho. Muvuge ngo byavuyeho. Tandikide biristafo newere ngo kandi hari abantu bari barazimye Imana iracanye. Shidibi nikota dadikiri wanda zandi wita kukuwa shadigiri karawanda ma andikirigi wistifo. Kandi hari abantu bari barakomeretse tatarabomoye ngo agizate shandi with the beast afo. Hari umuntu waje abwira Imana ngo ko mfite igishoro dore hano hanga nje gukora cyangwa kizashya tago kizashya hano hamanuka umugisha. Genda ukore murakarama.